baraza baratwamagana hapo gusa ubwo noneho tudemara nyine kugeza Yesu rero abahumugisha kubwo kudukunda kubwo kumubare nibyo kuko ntabwo mwibeshya afite igikundiro kandi yafite Imana muri we. Yesu abahumugisha n'ahandi hose dukunze muri Canada byose yarakoze cyane. Imana imuha imbaraga, narabibonye nanjye ko ari Imana yamuhaye imbaraga mu mirwa mu maprovinsi nkangahe hose akora mu buryo bw'imbaraga. Ndashima Yesu rero kandi namwe ndabashimiye kandi ijambo nabasigira namwe rirahari mu Bakorinto 15 ba mbere mirongo yaho ngira ngo nene yaje mbere kuri 57 kagira uhasoma ndibasigire nanjye kandi icyifuzo cyane tuzamushobora sendere abambere kwezi ibice 15 rero kuri semase cy'ubundi mukomeze kagira uhasoma. Reka dusome mu izina rya Yesu Abakorinto ba mbere ibice 15 ku murongo wa 57 tugere ku murongo wa 58. Ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'Umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku Mwami. Amen. Saha ukaba ukiri kumwe natwe urimo kwigaragaza, ndagushimye kuko umugaragu wawe ni umukozi wawe Mwana wamusigiye kuvuga ubutumwa bwiza, hano wagiye umushoboza ntabwo ari uyu munsi gusa, n'umushyize mu biganza byawe. Ndamwingingiye kugira ngo amavuta yo mu ijuru akomeze kumucuncumukaho, umugirire neza, Mwuka Wera aganze muri we, aba ari ugenda amuyobora kandi amubwira ibyo avuga mu izina rya Yesu. Iby'iri teraniro Mwami rikeneye ni wowe ubizi Mwami. Reka Umwuka Wera amuyobore kandi amufashe kandi akomeze kumushoboza umwanya wose ahagarara ahangaha ntaba ari we, ahubwo ijwi ry'Imana aba ryo risohokera muri we. Urakoze, ndagushimye rero kuko ugiye gukomeza kwikorera, kwivugira, kubwiriza Mwami, guhanura, gukora byose Mwami wagambiriye gukora muri iri teraniro. Icyubahiro nigikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Karakora nako. Haleluya. Amen. Imana yaduhaye umwana wa mbere muri 85. Twari dufite rero icyumba mu rugo cy'umwihariko cy'abantu bageze kuri 6-7 dusenga. Maze kuduha umwana wa mbere rero turi mu cyumba dusenga, Imana iduha amagambo yo muri Yesaya 43 ni ubuhamya bukomeje, umurongo wa 10 kugeza kwa 13. Aravuga ngo bari mu cyumba dusenga abantu 7 dusengera hamwe Imana ngo nimusome amagambo. Twarashimaga tuvuga bitagaza Imana ikoze, ngo mwebwe n'umugaragu wanjye natoranije muri abagabo bo guhamya ibyanjye, niko Uwiteka avuga, kugira ngo mumenye, munyizere, munyitegereze ko ari je. Nta mana yambanjije kubaho kandi nta izamperuka. Yewe cy'ubwanjye ni jyewe Uwiteka, kandi nta wundi mukiza utari jyewe. Niki wabwirije iby'agakiza kandi ndakiza, ndabigaragaza, kandi muri mwe nta yindi mana yahabaye. Nicyo gituma muragabo kumpamya ko ari je Mana, niko Uwiteka avuga. Kandi koko uhereye aho umucyo wabereyeho ndiwe, nta ubasha gutesha ukuboko kwanjye. Ubwo nzakora umurimo, ninde uzankoma mu nkokora? Ntawe. Ayo n'abagabo Imana yatwihereye. Na n'ubu rero hari muri 45 nabaye pasiteri muri 46 dusenga rero kuva ngo n'umugaragu wanjye natoranije, tukibaza uwo ari we. Gusa ndinde Imana ivuga, ariko yari jyewe. Ariko mu mutima ngumva karimo, ariko gatinya kuvuga ngo ni jyewe we. Ariko ngumva kanyiri gita, niyo Imana itoranije ngo ujye kuyikorera. Kandi kuva icyo gihe koko Imana turi kumwe pe. Niyo mpamvu namwe rero hari ibintu bwifuriza abo twahuriye hano.
muradukunda turabakunda hari icyo dupfa se amasambu yacu nta nubwo muzahaba ngo turapfa amasambu ariko turabakunda turifuza ko mukizwa neza niba mwarumvise ijambo ry'Imana tukaba tubabwira ijambo ry'Imana hari igihe cyitwa agakiza ni mukakire ni ukwihana ibyaha byawe agato na kanini ukabyihana ugatinyuka ukihana tukagusengera ukaba umwana w'Imana niko Yohana yatwandikiye ngo uzamwizera akamwakira mu bugingo bwe neza akizera umwami Yesu azaba ahindutse umwana w'Imana utarabyawe n'ubushake bw'abantu no kubana kw'abagabo n'abagore ahubwo abyawe n'Imana mu buryo bw'umwuka wera umwizeye ashobora kuba umwana w'Imana twaramwizeye yego byari mu bihe bikomeye kandi tumubwiwe nuko rero turizera duhinduka abana b'Imana kuva icyo gihe twavuze ngo ntabwo tuzakuvaho Yesu ibyo muzabimenya no kuba ndi mu mahanga ni ukubera iyo mpamvu nuko nanze kumuvaho nanga kurekura n'itaro ry'Imana hari abashaka kuryinjiramo ndanga hari bakoresha imbaraga ngo bankureho none ndi mu mahanga ndivugira ubutumwa ndashima Imana rero bene data rero turabinginga bashiki bacu rwose nimwakire umwami Yesu mu bugingo bwayo kandi ntabwo muzahomba twasanze ku iherezo ry'abantu bose n'amaherezo inzira n'ebyiri ya nzira ifunganye izabajyana mu ijuru mu bwami bw'Imana iyo nzira rero ifunganye ntabwo ikwemera kugenda uko ushaka no kwifata uko ushaka hazereza akawe yabitwigishije babyumvise navuze byinshi ndavuga nti uvugiye ibintu rero komeza ariko babyumvise ntabwo bitwemerera ahubwo muri Matayo wenda reka naho mbasome gato mwumve 13 Matayo 13 ariko mwayumvise uko Imana yahamagaye mwayumvise Matayo 13 murongo wa 44 naho haravuga ngo ubwami bwo mu ijuru bugeranywa n'izahabu zahishwe mu murima umuntu azigwaho arazitwikira aragenda umunezero umutera kugurisha ibyo yaratunze byose ngo abone kugura uwo murima muri ubu bwami bw'Imana ko bakugiranye ni Yesu wabyigishaga ibi ntabwo ari twebwe ni Yesu wabyigishije ngo umuntu arigendera yari umupagani ngo agendera mu murima w'undi mugabo asanga ari umurima wuzuyemo amazahabu y'ubutunzi bwinshi cyane ngo arayatwikira ngo hatagira undi uyabona akamutanga kugura umurima ariko asanga nyiri umurima ati ndakusabye mbwira uriya murima ugura ngahe arayamubwira ngo aragenda agurisha ibintu bye byose ntiyasigara kimwe abantu batari ko umugabo yasaze aragurisha inzu aragurisha amasambu aragurisha inka ibi ni ibiki aragira ibiki ariko aragize ati yari yabonye umurima urimo zahabu y'ubutunzi bwinshi cyane aragurisha ajya kugura umurima abo ubutunzi nyamutunzi ariko ngo byashushanyaga iki ubwami murabizi ko birushya kuko bameneye ibanga reka mbabwira siko bwa mbere nigisha hari abantu b'i Kigali twigishaga cyane cyane abadamu hari ibintu bibarusha cyane mukunda imisatsi mukunda ibintu ibintu bishyashya twagaze mwabiretse mukakira umwami Yesu kubwiza Imana ari yibutanga ibyo mukora ko ntacyo bibaza bataha niba ari ibyo tubwira rero reka twigendere hari ahandi batwibwira ngo nimugumane ibyo bwifitiye muzarijyamo ngo ntibagumane ibyo bifite ariko Yesu yigisha ngo ni ukugurisha byose ntugire nako wisigira ariko muzi umva Petero ko atwandikiye bagore badamu bashiki banjye bwe umva ko Petero yatwandikiye Petero wa mbere ibice 3 mwumva ukuntu yatwandikiye ibice 3 umurongo wa mbere ntibujya buri mbere nibasiye mwe menyere ntabwo bibasiye ngo muri iyo minsi bazabanga ariko hariya batwigisha ibikomeye nimureke twigende tujya kwishakira batwigisha ibyiza bituryoheye mu matwi ariko nyabuneka turabakunda n'ukuri ntabwo ari ukubarushya si ukubavuna ni ukugira ngo muce inzira ibajyana mu bwami bwa data kandi muzagereyo amahoro umva namwe hari n'abagabo ndabagarukaho ngo namwe bagore
nuko mugandukire abagabo banyu kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshywa n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze, babonye ingeso zanyu zitunganye zifatanije no kubaha. Umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, wo kuboha imisatsi cyangwa kwambara izahabu cyangwa ukanisha imyenda, ahubwo ubu w'imbere uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika umwuka, ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wowe igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Abagore bera ba kera biringiraga Imana, niko birimbishaga bagandukira abagabo babo, nk'uko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware we. Namwe muri abana b'uwo namukora neza, ntimugire ubwoba kubahamura. Imana idufashe cyane. Bashiki bacu ntabwo tubanga, ni ukuri kwirimbisha ni uburenganzira bwanyu, ariko hari ubwo byababera inkomyi izabuza kujya mu ijuru, kandi nubwo byabakundira wenda mwanarigeramo mugasanga muri abakene abatindi nyakujya. Mwari muzi ko n'imirimo yacu ngo nitugera mu ijuru n'abemeye kwinjirayo n'imirimo yacu izapimwa, abantu bagahembwa bakurikije imirimo bakoze bakiri muri uyu mubiri. Hari abazagira ngo bamenye ngo nk'abantu bavuye mu muriro nta kantu bajyanye, ari abakene mu bwami bwa Data. Abajya ngo nibura tuzaba twariginjiyemo, ni byiza nabyo, ariko turyinjiyemo ukana mu butunzi nk'abandi bakazakwambika inyenyeri z'abanesheje, byaba bigutwaye iki? Utaziritswe n'utuntu tw'imyambaro tw'uduki, kwisiga amarangi. Nabonye n'abazana impeta mu zuru, abandi ku mukondo. Ibyo bintu murabishakira iki? Mwaretse tugakizwa tukaba abana b'Imana tukajya mu ijuru kubwami udutegereje. Siyo nashaka kwigisha kuko Zakayo yakomejeho namweretse nabivuze ko nzabikubivuga, ariko si ngombwa. Ibyanjye byahangaye turangiye kubasengera, tugiye gusenga Imana. Abefeso igice cya mbere umurongo wa 15 murahazi ndabizi, nibyo nari nateguye uyu mugoroba maze kumenya ko Zakayo yakinguye inyigisho, ariko ibindi nabihagaze. Abefeso igice cya mbere umurongo wa 15, Pawulo asengera itorero ryo mu Efeso. Itorero ryo mu Efeso ryakoze neza cyane, ryakoze neza, ryageza kubaho neza mu bihe by'intambara, ariko abavuga butumwa bakubitwa bagirwa nabi, ariko itorero rivuka neza, ari itorero ry'umwuka. Muzabireba, turaza kureba, ariko mwumva uko yarisengeye Pawulo. Umurongo wa 15, nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera Umwami Yesu mugakunda abera bose, mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo Data wa twese w'icyubahiro ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga abera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero iziha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa ahubwo no mu gihe kizaza. Kandi yamuhaye gutwara byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Haleluya, amen. Nisengere tubasengere kuba abakristo nyabakristo, ukijwe neza kutuvuze bawundi Imana ivuga, uhinduka iki? Urugingo rw'umubiri wande wa Kristo. Kristo akaba umutwe, twebwe tukaba ingingo z'umubiri we, buri wese akagira umwanya ku mubiri wa Kristo, nk'uko amashami yo ku muzabibu kuri yose yayandi bakagereranya n'iki? N'itorero n'ingingo z'itorero. Ukijijwe neza
yinjira muri Kristo Yesu, aterwa muri Kristo Yesu, maze akagendera muri Kristo Yesu, agakorera muri Kristo Yesu. Ni byiza cyane. Pawulo yamaze kubona abo ngabo bivuye mu Efeso ngo barizeye umwami Yesu neza, barizeye umwami Yesu neza kandi bakunda bera bose. Bari bareba asanga hari icyo babuze, hari icyo bari babuze, ngo mukeneye umwuka w'ubwenge no guhishurirwa kugira ngo mbanze mumenye Imana yanyu. Kumenya Imana no kugira gute? Kumenya ibyo ikunda n'ibyo yanga. Waba uyikunda rero ugakunda ibyo ikunda, ukanga ibyo yanga. Menya ibyo Imana igushakaho kandi ubigenderemo, wibisuzugura ngo yata rwose ko abandi batabivuga ko ibyanga. Soma ijambo ry'Imana rirasobanutse, ntabwo ribeshye. Ijambo ry'Imana riragusobanura byose. Ibyo idashaka ubireke, ibyo ikunda ubikunde, wibere umwana w'Imana. Hanyuma rero kwegombuka ubwenge ikuhumure n'amaso y'umutima, urebe ibyo Imana yakubikiye. Yohana yarabyeretswe ari mu kirwa cya Patimo, yereka umudugudu mushya, Yerusalemu nshya, aho abera tuzajya gutura abandi. Umudugudu mushya muraza kwisoma mu Byahishuwe 21. Umudugudu wacu wubatswe mu buryo bw'igitangaza, amazu y'ibitangaza, imihanda ya zahabu, aho tuzagenda tushima Imana, turirimbira Imana iteka n'iteka. Ariko Yohana akarangiza ngo ariko nta rusengero nahabonye. Muri uwo mudugudu nta rusengero ruhaba. Oya da, Imana ubwayo n'umwana wayo nibo rusengero rw'uwo mudugudu. Muzagenda mwicomekemo, mwicomekemo urwo rusengero rwacu. Murabizi neza erego tubikiwe byinshi. Hari ababisuzuma ntibamenye ibyo Imana itubwira. Hari ubwiza, niyo mibiri mwambaye siyo muzajyana. Muzajyana imibiri meza nk'ubwo bwiza bwo mu ijuru. Twese nibyo tuzatumize ko erega ubu ngubu turi abana b'Imana, ariko ko tuzaza ntabwo kurerekanwa, ariko Yesu niyerekanwa muzareba. Haleluya, tuzasa nawe ko tuzamureba uko ari. Bene data, iri sengesho ndaribasengera ngo muhumuke amaso murebere urwo rurembo, ibyo mubikiwe, amazu yanyu meza. Hari benshi bahatana n'ahangaha, nabibonye muri Canada, muri Amerika, bakora imirimo nk'itatu babyita ko za shift nk'itatu ngo bayayore. Batangiye kugura amazu meza muri za Canada, muri Amerika. Nkababwira ntibasha bene data mbere ibyo bisumwirundaho kwejo bundi mvuna igiye kuvuga tukagenda, muzabisigirane. Mwakwegereye Imana, ubugingo bwanyu bukaba buzima, mukabona imyanya yo gusenga. Kwegera Imana, ibyo murundanya muzabisigirane. Bene data rero turabakunze rwose kandi twabakunze kandi mwadukunze arayibonye, ariko tubasabe mwabadamu mwe, mwabagabo mwe, namwe hari ibindi ntabwo abagabo badukanye murabizi kundusha. Ibyo byose ni mubyihane, tuba abakristo bakavukire uko twahamagawe. Babandi biwacu bahamagawe, wenda nta mateka muzi, bazabibabwira. Hari n'ibyo mufite ubu ngubu bari barihanishijwe, umwuka wera akaza akabasanga. Abakecuru biri iwacu ngo ibyo nimukureho, abandi kabogosha nijoro bakaza ari uruhara gusa baze kumvira. Ariko kubera urukundo Imana ikunda abari mu isi, Imana yatwifuriza ibyiza, ntabwo ari ibibi, ntabwo igiye ngo tube babi. None se umugabo wagukunda ni ukubera ko yagukundiye ko imisatsi yindi itewemo. Hari Kigali twakoranaga n'abakobwa beza Imana n'ubwiza bwiza, ariko bakisuzugura. Yagura agakanzu akajipo kandi arahembwa, badakora muri banki y'igihugu, bahembwaga neza. Barakora muri presidence, bahembwa neza, ari bakambara akajipo kageze hano. Yajya kwicara mu ifoteyi akabanza kugakurura kandi ntigakururuka, akabanza kugakurura ngo batamubona. None se wabuze amafaranga yo kugura jipo ihagije, urinda kujya kugakurura ugashyana hasi, ukajyana hasi, ukajyana hasi kariso iri bugaragare. Bene data bashiki bacu, aya magambo muyumve, nimushaka mutwange, nimushaka mutwange, ariko igihe cy'urubanza nikigera muzango babantu we batubwiza ukuri none turababuza. Bahe n'igihe Imana izateza inzara y'ijambo ry'Imana mu minsi iri imbere bigiye kuza, kuko Bibiliya bashobora kuzazica muri iyi minsi, bashobora kuzitwambura.
abantu bazakenera ijambo ry'Imana ngo baribure baryifuze biruka hirya no hino barishaka bashaka bavuga butumwa hirya no hino ariko ugiriwe umuntu wakumva nonaha ukumvira Imana ukayakira ibyo byakuzirikaga ibyo byatumye gukunda cyangwa bizatuma gukunda ibyo byose ubikureho ugurisha byose wiha umwami Yesu urebe Yesu aguha ibitangaza hariya mu Bubiligi tubana n'umudamu twaga dusengana kera Imana ikatubwira ngo rero ngo mugiye kujya i Buraya ngo ngiye kubatuma i Buraya dusenga ubuhanuzi bwamanutse kandi akaba ari ubihanura ariko ntiyari yarize nta école primaire yari afite akaba nimwigendere Imana arabakinguriye nimwigendere akomeza akavuga nta n'uburanga bwiza ngira gusa jyewe ntajya i Buraya kugira bukeye bibaye twumva mwageze Buruseli i Buraya mu Bubiligi niyo wagiye mbere Imana iramunezeza Imana imuha ubwiza yubahaga Imana yakundaga Imana agasenga ibyo byose ntabyo yari yitayeho nta n'ubwiza yirukagaho ariko Imana imuha ubwiza igikundiro cy'Imana kwa kundi twabisomye none ubu ngubu arakorera Imana mu Bubiligi ntacyo uzabura n'Imana niba ushyira mu Mana neza ukayemerera mu izina rya Yesu izagushyira hejuru izakugaragaza izaguha ubwiza n'icyubahiro kandi izaguha n'ubugingo buhoraho bagabo namwe mukunde abagore banyu cyane nk'uko Kristo yakunze akemera no kuripfira bibaye ngombwa abagabo bageze mu mahanga ubwo bihaye ngo uburenganzira ngo natwe ngo depferi yaratwise yatubuje amahoro yatubuje umudendezo ngo none nibonera se umukobwa mwiza uriya mugore wenge ko ashaje kureba ukuntu areba nkifatira undi nzabizira ko abandi madini se babikora ariko mumenye ngo uwo mwasezeranye imbere y'Imana n'itorero mwasezeranye mugomba kubana kuzageza cya gihe Imana ikavuga mukona gutandukana cyangwa umwe muri mwebwe wenda akagira ingorane agahamagarwa mbere undi agasigara ariko rero ni ukuvuga ngo mubane akaramata mwitandukana uwo ni umwuka wa dayimoni ni umwuka mubi udakwiye kuba mu itorero n'abagore yifuza abandi bagabo ni umwuka mubi ntabukwiye mu itorero ry'Imana mukundane mwubahane mugandukirane kandi Imana ibafashe muri byose erega turi hafi gutaha bene data ntabwo uvuze kuguhamagarwa kwacu Imana igiye kuvuga kandi izavuga ngo abapfiriye mu mwami nibo bazabanza kuzuka ngo natwe bazaba bakiriho duhindurwe duhabwe wa mubiri mwiza w'ijuru tuzamuranwe nabo gusagarira umwami mu bicu kandi tuzanezerwa iteka iwacu mu ijuru mumenye ngo itorero rigiye gutaha jye mbirebera mu makuru sigaye nkunda amakuru cyane ha information zinshika nkunda kubona Isiraheli bayihagurukiye bose kuko hari ubuhanuzi muri Zakariya hari ubuhanuzi bwose buvuga ko Isiraheli bazayitera ndetse ngo abagore babo bamwe bakabenda ku ngufu ibyo bizabaho kubera ko abisiraheli baze kwizera umwami Yesu na n'ubu benshi baracyamutegereje ngo Mesiya ntaraza bazahura n'ibyago kubera ko bafite isezerano ry'Imana ngo bizagera igihe Imana ibarwanirire amahanga yabateye bazayakubita abamarayika bazayakubita bayaneshe kandi barokotse ab'i Yerusalemu iteka ryose mfite ubwoba ko Imana y'Imana iri hafi kuvuga nayo urebe genda bikurikira cyane Imana igiye kuvuga nimwitegure yemwe abizeye abatarakizwa nibakizwa vuba tubasengere biha umwami Yesu baze bakizwe dukomezanye urugendo kandi umwami agiye kuza azaduhemba nasanga twiteguye amahoro ya Kristo abane namwe isengesho ryanyu mwabyumvise rero riravuga ngo Imana ibaha amaso y'umutima ahweze arebe neza murebe byo mwiteguzwa cyangwa ibyo muzaragwa mwebwe abera Imana yababikiye murebe n'ubwiza bw'ibyo bintu byose azabaha ariko murebe n'imbaraga iziha twebwe abizeye hari abatuvuga ngo turi abanyantege nke twe ntacyo twakwishoborera turi abanyantege uri muri Kristo Yesu ahabwa imbaraga zikomeye cyane ngo murebe ubwinshi bw'imbaraga iha twebwe
abizeye. Izo yakoreye muri Yesu ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza hejuru y'ubutware bwose n'ibindi byose, uzabona izikora iduha twebwe abizeye ngo tuzigenderemo. Dufite ubutware, dufite ubushobozi. Itorero Kristo ari umutwe waryo, natwe turi ingingo ze. Ngo ubundi butware bwose, ubwami bwose, ibintu byose bindi biri munsi y'ibirenge bya Kristo. Munsi y'ibirenge bya Kristo ni iki? Kristo ni umutwe, ariko abakristo bazima ni ingingo ze. Nuko rero bavuga Kristo ni Kristo ni itorero, ibindi birigabaraga biri munsi yacu mu izina rya Yesu. Tukabiribata. Bene data rero, ni isengesho basengera. Nimuhumuke murebe. Ibyo tubatwira ntabwo ari amagambo y'imfabusa, nuko tubakunda, turabasengera. Nimuze mukizwe neza kandi dukomeze urugero. Ikindi rero twashimiye itorero rya hano, twarishimiye. Bwa mbere batuzaniye ubutumwa, twarabivuze ejo, batuzaniye ubutumwa muri Afurika, bohereza abamisiyoneri baritanga ku bwacu, bamwe ndetse bapfira muri Afurika, batuzaniye ubutumwa bwiza, twabibashimiye. Ariko twongeye kubashimira ko babakiriye bakafungurira imiryango muri rusengero. Twabibashimiye ngo mwinjiremo namwe, mwongere mubane n'Imana, musabane n'Imana, mukorane n'Imana, Imana irushaho kubeza no kubatunganya. Ibyo nabyo twabibashimiye. Ariko nabo twabibukije ko umuriro wa Pentekote muri iyi minsi uri mu kugenda uzima. Nabo turabasengera ngo Imana yongere icane umuriro wa Pentekote na hano muri Finland, mu matorero ya Pentekote na hano. Imana nicane umuriro wa Pentekote. Itorero ritegereze Kristo riri mu mbaraga z'Umwuka Wera, kuko ngo umukwe yarakererewe, ngo akerewe amavuta agenda ashyira mu matara, amatara atangira kuzima. Aje rero mu gicuku bavuze n'urugo nimusohoke musanganire umukwe dore yaje. Bagiye kureba amatara basanga bamwe yazimye, na hose yari yazimye. Ariko abanyabwenge ngo bari bazanye amavuta ku ruhande mu mperezo, babonye yazimye bashyiramo amavuta. Babaswa rero abandi batazi ubwenge cyane bati namwe muduheho dusangire amavuta. Batoyada ntituzi ijoro risigaye tugiye gukesha, ntituzi uko rireshya, tuyabahaye ntiyadukwira twese, mujye kugura. Bagiye kugura rero basanga umukwe yafashe babandi batanu bazi ubwenge, bari bafite amavuta ku ruhande, arabinjiza akinguruye. Twabibabwiye kandi namwe turabibabwiye, turabasira ngo Imana nibaha Umwuka Wera, ariko mubanze mugire mute mukizwe neza. Umwuka napfa kuza gusa ngo turashaka Umwuka Wera. Hoya kubanza kwiyeza, kwitunganya, kugira ngo Umwuka Wera naza abona abatura. Umwuka Wera atura hejejwe, niko Imana ibigenza. Twasenga Imana. Se mwatwumvira icyifuzo cyacu, ni ukubera urukundo tubakunda, kandi si urwacu, ni Imana yarudushyizemo itugira intumwa yayo ngo tuze tubabwire. Simba hano bibwiye gusa, muri Canada narabivuze, muri Suwede narabivuze, no mu Bufaransa narabivuga, no muri Amerika narabivuze, ndacyabivuga. None ngeze mahirwe ngeza na hano. Bene wacu munyemerere rwose mwiyeze mwitunganye, hanyuma Imana ibakoreshe umurimo watumye baheka ikabazana muri iwe. Muranyemerera? Hari abavuga bati tugiye guhaguruka dusenge Imana, tuyisabe imbabazi ko tutahagaze neza, haba tutangira urugendo rushya. Hari abanyemerera se ngo bahaguruke turebe dusenge Imana, twisabire Imana itubabarire aho twagenze nabi. Murakoze bashiki banjye, tugiye gusenga Imana. Abumva twafatanya gusenga ngo basabe Imana imbabazi, bati twifashe nabi, twagenze nabi, utubabarire Imana, tutangire urugendo rushya uhereye none, umunsi wa none, kandi twambike imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo zitubashishe kugenda nk'uko bikwiriye. Hari abahari ngo tubasebe bahaguruke dusenge Imana, tubingingire Imana, tubasengere Imana. Barabonetse bakeya. Reka nsabe Pasiteri Zashe yegere hino, hanyuma na mushiki wanjye Betty ngwino nawe muze mudufashe gusengera Imana. Ababishaka bahaguruke tubasengere Imana. Abashaka guhindukirira Imana neza batayiryarya nibahaguruke tubafashe gusenga Imana. Ababishaka muhaguruke tubafashe gusenga Imana. Shidikanya
gundira ibyo ushaka ariko byaba byiza uje tukagusengira Imana. Reka mbasabe uje gusengera abahagurutse babishaka.
kandi turi kugenda